Imana ishimwe bene data. Nongeye kuvuga ngo Imana ishimwe iduhaye umwanya mwiza kugira ngo tuganire amagambo y'Imana. Mpora mbishimira Imana kandi iteka ryose nzahora nshima kuko si kubwacu ahubwo n'ubuntu bw'Imana twagiriwe. Imana ishimwe cyane. Rero bene data ndabiyegereza mwese abanumva ni karibu dusangire ijambo ry'Imana. Imana ibashe kuduheza uyu munsi wa none kugira ngo ribashe kutubera ihamba kandi ribashe kutubera ifunguro ryiza, ribashe gutunga imibiri yacu kugeza twinjiye mu bwami bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Niko kamaro k'ijambo ry'Imana. Nibyo kurya turya bikabasha kudutunga muri uru rugendo turimo. Imana ishimwe cyane. Rero reka tuganire no jambo rivuga ngo Yesu Kristo karaza kandi kuza kwiwe ntigutinze. Kuko niko asize dusezeranye, aratubwira ati ndagiye ariko simbasize mwenyine, nzabasigira umwuka wera, kandi uyu mwuka wera azababera byose, azababera umufasha uzobafasha muri uru rugendo, azabigisha ibyo ntabigishije, azabakomeza muri iyi nzira kugira ngo tuzabashe guhuruka mu ijuru Siyoni ku Mana amahoro. Imana yadusigiye isezerano ryo kuvuga ngo ukungiye niko nzongera kandi nkagaruka, nzoza gutwara abanje ntabwo nzabareka, abanje ntabwo nzabibagirwa, abanje ntabwo mbasize, ahubwo mbasigiye umwuka wera kugira ngo azasigare abafasha muri uru rugendo, kandi kugira ngo abafashe kugeza igihe nzobasha kagaruka, nzabasange muri amahoro, nzasange mugifite amatwi yumva, nzasange mutegereje kwakira isezerano, mwarabyitwayemo neza. Rero bene data, iyi si turimo, turi mwitere, turi mu kibuga ko turakina, kandi iki kibuga twadukiniramo n'abandi bagikiniyemo, ntabwo ari twebwe twenyine, hari n'abandi bagikiniyemo, kandi abagikiniyemo hari abatsinzwe, hari n'abanesheje. Imana ishimwe cyane. Ni ukuvuga ngo iyo abantu bari mu kibuga bariko bakina, haba hariho abatsindwa, haba hariho n'abatsinda. Niyo mpamvu natwe bene data tugomba kubishoramo imbaraga kugira ngo tubashe kuba mu batsinda muri iki kibuga turimo. Kandi turi mu kibuga gakigoye, turi mu kibuga nka biriya abakinnyi basanzwe bakiniramo, ibibuga byategujwe neza, ibibuga biresha. Ariko twebwe iki kibuga twadukiniramo ko turakinira mu kibuga gifitemo imyobo, mu kibuga gifite imyobo, mu kibuga kitaresha ibihanamanga, ikibuga gifite ibihanamanga, mu kibuga gifitemo ibiti n'amabuye. Nicyo kibuga twadukiniramo bene data. Imana ishimwe cyane. Nicyo kibuga duhaye dukiniramo. Rero niyo mpamvu rero bene data tugomba kuba maso, niyo mpamvu bene data tugomba kuba abagabo nyabagabo, niyo mpamvu bene data tugomba kuba intwari, kuko hari abatsinzwe. Natwe tukirinda kuguba muri liste y'abatsinzwe, ahubwo tukaba muri liste y'abatsinda. Rero niko tuwaba muri liste y'abatsinda. Ugomba kuba muri liste y'abatsinda bihejejwe n'amasengesho. Amasengesho yabera iyo basenganye umwete azatsinda, azanesha ibibagoya, azanesha ibibabera inzitizi. Amasengesho yonyine no kwisunga umwami Yesu, ivyo biza bituma duhinduka abera b'Imana, nivyo biza bituma duhinduka abatsinzi, kuko twisunze umutsinzi ari we Yesu Kristo wanesheje isi n'umubiri ndetse na Satani. Rero bene data ndashaka mbabwire, Yesu ari hafi kuza, ari bugufi kuza, ari bugufi kuza. Ariko twirinde icyatuma namara kuza akazaturibatira, twirinde icyatuma Yesu Kristo namara kugera hano tukazagaragara tudakwiye. Reka dusangire ryo jambo dusanga mu Baheburayo ni sura 10 umurongo wa 37. Haravuga ngo haracyasigaye igihe gigufi cyane uzaza tazatinda. Haracyasigaye igihe gigufi uzaza ntazatinda. Abantu batekereza kuko Yesu Kristo agitinze, batekereza kuko igihe yagendeye hashize imyaka myinshi ntaragaruka, bakabwira ngo Yesu Kristo aracyafite gutinda, igihe ni gigufi cyane kandi uzaza tazatinda. Ni nayo mpamvu bene data tugomba kuba maso, kuko nako yabivuze. Yaravuze ngo ndagiye ariko nzagaruka ameze nk'umujura, ntawuzi igihe azazira. Niyo mpamvu rero bene data tugomba kwitegura. Iyo uzi amasaha umujura agutereraho, ntabwo warara ijoro maso.
waryama ugategereza ya masaha y'umujura bigaguhesha kubyuka ukaza kuhangana n'umujura. Ariko impamvu abarinzi bahaba nuko batazi igihe umujura ari buzire, bigatuma umurinzi ahaba akaba maso kugira ngo azabashe kumenya igihe umujura ari buzire. Na Yesu Kristo ubwiwe yaravuze ngo ndagiye ntawe uzi igihe nzagarukira. Nimube maso bene data, muhore mucyanya amatara yanyu, muhore mwiteguye umwami Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane, azaza nk'umujura. Ni nayo mpamvu rero tugomba kuba maso, tugategereza Imana yacu, tugahora twicisha ku minzani, tugahora dukora ibyo yadusezeranije gukora, kugira ngo tuzabashe gutaha ubukwe bw'umwana w'intama w'Imana, kugira ngo tuzabashe gutaha ubukwe bw'umwana w'intama w'Imana. Nuko tuzaba twarabaye maso, icyo gihe umugeni niyamara kuza bikaba ngombwa kuko dutaha ubwo bukwe, icyo gihe tuzamenya igihe umugeni yaziye. Icyo gihe natwe tuzabashe gukurikira umugeni, tubashe kwinjira muri salle de reception, kugira ngo natwe tuzabashe kwishimana n'uwo mugeni. Uzaza tazatinda. Uwiteka Imana yaravuze ngo uzaza, hasigaye igihe gitoya cyane, uzaza ntazatinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Uzaza ntazatinda. Nubwo abantu bakomeje gusa n'abahuze bavuga ngo ntiba igihe ni igihe, wenda azaza, hari igihe yoza usinziriye, icyo gihe niyamara gushika usinziriye, ubwo bizagenda gute? Uko bizaba arakamuri kazimiriye mu kabindi. Uwiteka ashimwe cyane bene data. Uzaza ntazatinda, kandi umukiranutsi wanje azabeshwaho no kwizera. Nyamara nasubira inyuma, umutima wanje tuzamwishimira. Umukiranutsi w'Imana azabeshwaho no kwizera, ariko niyasubira inyuma, umutima w'Imana ntuzagira gute? Tuzamwishimira. Kwizera ni ukumenya neza udashidikanya, ni ugukuramo gushidikanya, tukabeshwaho no kwizera, tukamenya ko data agira neza, tukamenya ko data arerengeye, tukamenya ko data ari kibasumba, tukamenya ko data afite kugaruka kuko yasize bidusezeranije. Umwami wacu ntazabesha. Imana ishimwe cyane. Ni ukuvuga ngo yadusiga isezerano ryo kuvuga ngo aragiye kandi azagaruka. Igihe kiri bugufi, tukomeze twitegure umwami wacu Yesu Kristo, kuko yadusiga isezerano rivuga ngo azagaruka gutwara abiwe, azagaruka gutwara inshuti ze, azagaruka gutwara abera, abakure muri iyi si y'imibabaro, abakure muri iyi si y'agahinda, abakure muri iyi si yo guyoberwa, abakure muri iyi si y'abasamiye kubamira. Bwana Yesu asifiwe sana. Abishwe n'imipanga bazabagarura, azabasha gutabara abishwe impfu zibi, abo bose azagaruka kugira ngo abashe kubagirira neza, abaheze igihembo cy'ubugingo buhoraho. Ni nako yavuze ngo abankurikira bose abemeye izina ryanje, abo nta kindi gihembo nzabaheza, igihembo nzabaheza n'ubugingo buhoraho. Rero bene data, ubugingo buhoraho ni uyu munsi wo kubukorera. Imana ishimwe cyane, kugira ngo umwami wacu Yesu Kristo azagaruka asange twiteguye, azagaruka asange tunukuri natwe twemerewe kwinjira mu buruhukiro, azagaruka asanga natwe dufite iyo kalite y'abana b'Imana, azagaruka asange natwe ibisabwa byose natwe tubifite. Imana ishimwe cyane. Uwiteka ariko aragaruka kandi igihe kiri bugufi bene data, kandi umukiranutsi w'Imana azabeshwaho no kwizera. Kuko iyo umuntu atangiye kuva mu by'Imana, iyo kwizera gutangiye kugushira, Imana ishimwe cyane, iyo kwizera gutangiye kugushira, ibintu biza bikugaragaraho ni ibi ngibi. Ugusenga gutangira gushira, gusenga kugatangira kukuvamo, inyota y'ijambo ry'Imana ryatangira kukuvamo, icyo gihe utangiye kuva mu byizerwa. Imana ishimwe cyane. Ugahagarara uvuga ngo uracyari mu byo kwizerwa, uraterana ku cyumweru n'indi minsi yose, imirimo y'Imana urayikora, ariko inyota y'ijambo ry'Imana yaragushize, inyota y'Imana yaragushize. Icyo gihe ukamenya ko watangiye gutera intambwe yo gusubira inyuma, utangiye kuva mu byizerwa. Niko ijambo ry'Imana ryavuze ngo umukiranutsi w'Imana ngo azabeshwaho no kwizera, ngo nyamara niyasubira inyuma, umutima w'Imana tuzamwishimira. Igihe umutima w'Imana utazakwishimira, icyo gihe uzaba uri mu kaga, icyo gihe uzaba uri mu bibazo, icyo gihe uzaba uri kugana mu irimbukiro, icyo gihe uzaba wamaze guha iyindi direksiyo ikuganisha imuhengeri, ikuganisha imuhero, aho uzaje guhabwa igihano cyo kurimbuka iteka ryose. Imana ishimwe cyane.
iyo ni intambwe imwe izigaragaza umukirisitu iyo atangiye kuva mu byizerwa agatangira kubona byose ni sawa, akavuga ngo nta cyaha mfite, agatangira kwibona kuko ari umukiranutsi, ntafite umwanya n'umwe wo kwicisha ku munzani, agahora abona kuko we arera. Niko ijambo ry'Imana ribivuga ngo uziyita ngo ni umukiranutsi icyo gihe azaba abaye umunyakinyoma. Nta wundi wera de usibye Kristo umwana w'intama w'Imana, nta wundi wera de usibye Yesu Kristo wenyine. Uwo ni we wenyine utaramenya icyaha, uwo ni we wenyine utarakora icyaha, uwo ni we wenyine utarabaho, uwo ni santashi. Imana ishimwe cyane. Kandi cyongeyeho utangiye kuva mu byizerwa ahora ari busy, tagira umwanya n'umwe wo gusenga, tagira umwanya n'umwe wo kwisuzuma, tagira umwanya n'umwe wo gutekereza ku by'Imana, tagira umwanya n'umwe wo gutekereza ku mirimo Imana yamukoreye. Uwo ahora yibagirwa, uwo ntaheza agaciro iby'Imana yakoze. Iby'Imana yakoze ntabiheza agaciro, iby'Imana yakoze abibona ari ibisanzwe, abona byakagombye kuba. Icyo gihe ukamenya kuko utangiye gutera intambwe usubira inyuma, utangiye gutera intambwe uva mu byizerwa. Kandi iyo uva mu byizerwa icyo gihe uba utangiye gucreate obstacle mu nzira zawe, ugatangira ukabona ibintu ntibiriko bigenda, ukabona amasengesho yawe ntagifashe, ukabona umuhamagaro wawe ntugifashe, ukabona ibintu byose byo mu bumana ntibigifashe. Ukibaza se byagenze gute? Inyota yaragushize, usigaye uri mekanike. Ukibaza se byagenze gute? Tiumenya aho watereye mwene data. Nuko wavuye mu byo kwizera, nuko ibyo kwizera utakibiheza agaciro, nuko ibyo kwizera umwami Yesu Kristo wabihinduye nk'ibisanzwe. Imana itubabarire, Imana itubabarire bene data. Ikindi gikurikiraho cyakane, utangira gucogora ibyo wakoraga, ugatangira kubicokora, ugatangira gucokora ababyinira Imana, ugatangira gucokora abasenga, ugatangira gucokora biyiriza. Uku nawe kariyiriza se mu biki niki yabuze? Ibyo byose ugatangira kubicokora kandi ari byo wahoragamo. Icyo gihe ukamenya kuko utangiye gusubira inyuma, ibyo kwizera utangiye kubivamo, ukabicokora, ukavuga ngo si uri aho yahereye. Nibika tubwira tutazi, niriye jambo ry'Imana tubwira tutazi, na yahe magambo tubwira tutazi. Dore uko abantu baminuje mu gusoma Bibiliya, uko bayisoma siko bayisobanukirwa. Imana icubabarire cyane. Ugatangira ukabicokora ukavuga ngo ndabizi, naranabyize, nafashe umwanya nicara ku ntebe y'ishuri, ibyo byose ndabyiga, ndabizi. Imana icubabarire, bigatuma bikuviramo ubwibone, ugatangira gusuzugura no gucogora ibyo wabamwo, ugacogora ibigutunze, ugatangira kubicokora kandi aribyo byari bigufitiye umumaro. Watangiye kuva mu byizerwa kandi icyo gihe umutima w'Imana tukwishimira, icyo gihe Imana ntikwishimira, icyo gihe Imana nikurebera kubona udakwiye, icyo gihe Imana nikureba ikagushyira ku munzani irabona udakwiye. Kandi iki gihe si igihe cyo kujya ku munzani tugaragaze ibiro 5 cyangwa se tugaragarize ibiro nk'iby'uruhinja. Ikigira 5 iyo wamaze kuva mu byizerwa uba indorerezi. Nguri mu ikanisa ugasa n'utarimo, abandi barasenga wowe ntusenga wabaye indorerezi, abandi bakora imirimo y'Imana wowe wibereye indorerezi, wibereye mu analyste. Ndoro uri ukunta byina, ndoro uri ibyo akora, ndoro uri ukunta senga, ukaba umucamanza, ukaba umwanaliste, kuko nta mwanya ufite wo guhimbaza Imana, nta mwanya ufite wo gusenga Imana, nta mwanya ufite wo gusubira mu mirimo y'Imana, ufite meditation muri wewe kuko wigize umwanaliste. Icyo gihe kera wamaze gutera intambwe yo gusubira inyuma, icyo gihe wamaze gutangira kuva mu byo kwizerwa, kandi icyo gihe umutima w'Imana tuzakwishimira. Hahirwa bishimirwa n'Imana kuko abo nibo bazabona Imana. Hahirwa bishimirwa n'Imana kuko abo nibo bazahabwa ubugingo buhoraho. Hahirwa bishimirwa n'Imana kuko abo nibo bazaririmba indirimbo y'umwana w'intama w'Imana. Hahirwa bishimirwa n'Imana kuko abo nibo bazanezerwa. Hahirwa bishimirwa n'Imana kuko abo nibo bazagubwa neza. Hahirwa bishimirwa n'Imana kuko abo nibo abo nibo bazaraganwa, abo nibo imibiri yabo izahinduka igasa n'iy'Imana. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Iyo wamaze gucokora ibya mbere waba usanzwemo kandi byiza, ibyo Imana yagushimiraga, ugatangira ukabicokora, iyo inyota yo gusenga itangiye kukuvamo, iyo gusenga utangiye kubicokora nabyo, ugacokora abasenga, ugacokora abafite uwo murimo w'Imana,
icyo gihe ukamenya kuko ibyo kwizera watangiye kubivamo, utangiye kugira ibindi wizera. Iyo utizera Imana uba utangiye kugira ibindi wizera. Iyo udaheza umwanya iby'Imana uba ufite ibindi utangiye guheza iby'Imana. Imana itubabarire. Ariko Pawulo abwira Abaheburayo, yarababwiye isura ya 10:39, yarababwiye ngo ariko twebweho tidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, tidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo dukize ubugingo bwacu. Yarababwiye tidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, dufite kwizera, dufite gukomeza kwizera kwacu. Kakuriya Yobu yavuze, yaravuze kwizera kwanje ndagukomeje, ntabwo mfite kuzagufira hasi. Ndagukomeje, kwizera kwanje kurakomeje, kwizera kwanje kurabandanije, kwizera kwanje si ukwibihe, kwizera kwanje ntabwo ari kwa periode, kwizera kwanje kurakomeje. Noba ndi muzima, noba mpfuye, kwizera kwanje kuzaba kugihari. Nta cyandandukanya n'urukundo rwa Kristo. Mika niko bivuga, nta cyandandukanya n'urukundo rwa Kristo. Ni inzara se, ni inyota se, ni amapfa se, nubwo amashe yoshira mu biraro, nta cyatandukanye n'urukundo rwa. Nzakomeza nishimire uwera wa Israheli, nzakomeza nishimire Imana yanjye, nzakomeza nishimire Imana yanjye. Iyampaye amazi inyotewe, iyankuye mu butayu, iyambereye ibisubizo, iyankijije ingwara, iyankuye kure cyane, iyankuye mu mwijima w'icuraburindi, nzakomeza nyizere kuko niyo yo kwizerwa. Nta yindi Mana yo kwizerwa usibye Imana yacu yonyine. Nta yindi Mana twakwizera bene data. Nubwo twava mu byizerwa izakomeza ari yo kwizerwa, nubwo twabivamo izakomeza ari yo kwizerwa. Pawulo aravuga ngo twebwe tidufite gusubira inyuma nk'abandi bose, tidufite gusubira inyuma. Kwizera kwacu turagukomeje kugira ngo tubashe gukiza ubugingo bwacu. Nawe mwene data we wawe numva, reka kwizera kw'ibihembwe, reka kwizera kufite ibihembwe, reka kwizera kw'ibihe. Ugasanga umukristo agira igihe kimwe cyo kwizera, ugasanga umukristo agira igihe kimwe cy'ububyutse, ugasanga umukristo agira igihe kimwe cyo gukurikira Imana, ibindi bihe byamara gushika akabyuka yabaye uwundi, ibindi bihe byamara kumugeraho akaba uwundi. Imana icubabarire cyane. Ugasanga mu nsengero turabakizwa, ugasanga mu nsengero turabizera Imana, ugasanga mu nsengero twese twambare gukurikira Imana, ariko twamara gushya mu buzima bwo hanze titugaragaza isura y'abana b'Imana, titugaragaza isura y'abizeye Imana, titugaragaze kuko twatuja mu ijuru. Pawulo aravuga twebwe tidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite gukomeza kwizera kugira ngo ubugingo bwacu tuzobukize. Ntabwo kiza ubugingo bwawe utizeye Imana, ntabwo kiza ubugingo bwawe waravuye mu byo kwizera Imana. Komeza wizera Imana mu buzima bwawe bundi busanzwe, imibereho yawe igaragaze ko wizeye Imana, amagambo yawe agaragaze kuko wizeye Imana, ibikorwa byawe bigaragaze kuko wizeye Imana. Titwerekanira Imana, titwerekanishe kwizera kwacu mu rusengero, cyangwa se kwizera kwacu tukwerekanishe gusa mu mahuduma, cyangwa se kwizera kwacu tukwerekanishe gusa mu kuvuga gusa neza nta mirimo myiza. Mureke bene data dukomeze twizera Imana kugira ngo ubugingo bwacu tubukize. Uzaza ntabwo azatinda, ari hafi cyane, kandi ubwo azaza ameze nk'itare. Mbere yaje ameze nk'umwana w'intama, ariko ubwa kabiri ubwo azagaruka azaza ameze nk'itare. Azaza ari umwami wo guca imanza, azaza ari umwami witwaje inkoni y'imanza. Buri wese azerekanisha imirimo yiwe, ayerekane imbere y'Imana. Kandi icyo gihe ntibizaba byoroshye, icyo gihe ntibizaba byoroshye. Abantu bazashaka aho bahungira bazahabura, bazaja ku nyanja ngo nibahishe, ibabwira igihe cyacu cyararangiye cyo kwica abantu, baje mu butayu. Icyo gihe ntibizakunda, icyo gihe hazaba hari igihe cy'amateka. Buri wese azabasha gucibwa urubanza ibyo ukora mu rwihisho, ibyo ugenderamo mu rwihisho. Icyo gihe zose bizashyirwa ku mugaragaro, bizashyirwa ku mugaragaro, bizashyirwa ku mugaragaro. Rero bene data tureke tubivemo dukurikira Uwiteka Imana, dukomeze twizera Imana kugira ngo ubugingo bwacu tubukize. Amen. We